kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye imigabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 8 z'ukwa kabiri mwaka 2025 wa gatandatu iragira iti nta byaha Yesu atababarira, nta byaha Yesu atababarira. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka turirimbane indirimbo ya 38 mu ndirimbo zo mu gitabo cyo gushimisha Imana igira iti ayimana ndondora umenye. Turangiza dusome ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya. Imana yacu ni urukundo rutagira ingano bene data. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro ko yadukunze urukundo ruhebuje rutagira ingano. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice ni 16 tugeze ku murongo wa 20. Haravuga ngo umutwe w'amagambo abahugurira guhindukirira Uwiteka ngo bababarirwe. Nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. 18 nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Igitabo cy'umubwiriza ibice 7:20 haragira hati, nukuri nta mukiranutsi uri mu isi ukora neza ntacumure. Iyo umuntu ari mu isi aba afashe ibihe mu ntambara. Hari igihe ku rugamba atsindwa, ariko gutsindwa ntibivuga kurambarara. Mu gihe uneshejwe ukagwa mu cyaha, ibuka ko ufite umurengezi, umusabe imbabazi akuhagize amaraso ya Yesu, umusabe imbaraga zo kunesha icyaha n'ibyaha uhora ugwamo, aze abigufashemo, akubwiye ko yiteguye kukubabarira kandi yiteguye kubigufashamo. Wikwihagararaho ngo ubyihererane, nubwo aba abibona. Aragutumiye, arakuraritse ngo umwegere mujye inama, azakubwira icyo gukora kandi kizagufasha. Hari icyaha cyakunaniye, azakubwira icyo ugomba gukora ndetse n'uburyo ugomba kukireka. Kimubwiriza cye ku ruhande, nubwo asanzwe akizi, ucyature, ukimwaturire. Azakubabarira kandi azakuhagira, azagufasha ubashe kwera kandi utungane. Azaguha imbaraga zo kukireka no kukicikaho kandi ukiveho burundu. Tangira wige gukora neza, ureke ibyaha. Nubyemera uzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nutabyemera inkota y'Uwiteka izakurya. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusenge. Data, turagushimiye ko waduhaye Yesu Kristo nk'icungu yo kujya atwezaho ibyaha byose twacumuye. Mu gihe tuguye mu byaha, niwe wenyine ufite ububasha n'inshingano zo kutweza no kudutunganya. Urakoze, urakarama. Bana natwe ni byose muri byose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo uko bisanzwe, Bishop Apollinaire Gakombe, shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ibane namwe mwese bene data. Bifuje kugira weekend nziza. Shalom, ndabakunda.